Bashuje cyane bataramye banjye, nizere ko mumeze neza rero, n'abatameze neza kandi mwihangane, nkuko tutangira tubibabwira n'ubundi niko ubuzima buba bumeze, ni ups and down. Ibintu uyu munsi biba bimeze neza, ejo ntibimere neza, cyangwa se uyu munsi bikaba bitameze neza ariko ejo bikamera neza. Icyo tuba tubifuriza rero ni kumererwa neza mu buzima. Bon, nanjye rero ndamahoro ndaho, uko bisanzwe ni wa mutaramyi wanyu n'ubundi Martin baributsa, baha ikaze rero nanone muri bya biganiro byanjye kandi ari byo byanyu byiza. Ah, mwicare mugubwe neza tuganire mu ruganiriro. So guys, rero tutaratangira turavuga ibintu byinshi, nimba uri mushyashya aha ngaha ku ruganiriro utarakora subscribe, reba ahantu handitse subscribe ukandeho ubundi dukomeze ikiganiro. Okay, urakoze cyane wowe ukoze subscribe, kandi mujye mukora like, sharinga ibiganiro kugira ngo ibitekerezo bigere ku bantu benshi. Ngira ngo twarabivuze ko wowe tushobora kuba turi gukora ikiganiro ukumva ntabwo uri interested nacyo, cyangwa ibyo tuvuga ukumva wenda wowe ntacyo byagufasha, ariko wabisharinga hakaba hari umuntu wabibona bikagira icyo byamufasha, kuko amakuru ntabwo agirira abantu akamaro mu buryo bungana. Wowe ushobora kuba atagufitiye akamaro, ariko wayasharinga akagira abandi agira gute, agirira umumaro. So nshuti bavandimwe rero, uyu munsi nanone naje ngo tuganire kuri ikiganiro gifite pati ya mbere twakozeho. Nari nababwiye ku mabaruwa umuntu ahabwa iyo yatsinze green card, ibaruwa ya mbere, ibaruwa ya kabiri. Ndashaka kugaruka ku ibaruwa ya kabiri, nkajya muri content yayo noneho, cyangwa nkayijyamo byimbitse. Harimo amalinki, harimo amalinki naberetse y'ingenzi, ariko ntabwo nayinjiyemo kuko nari ndi kubereka amabaruwa. Ndashaka rero kujya muri ayo malinki nkabereka ayo malinki ibyo aba yereka umuntu wagize gute, watsinze green card, kugira ngo bizabafashe kandi bibahe n'umurongo mu myiteguro y'ibindi bintu bikurikiyeho. So reka rero mbasharinge screen, cyangwa se mbasharinge ya baruwa. Mbasharinge gutya, ndakeka igaragara neza. Okay, aha niho igaragara neza. Okay, yes. Kugira ngo ibaruwa murayibona guys, ibaruwa murayibona. Ya baruwa yacu yitwa second notification letter ni iyi ngiyi baguha mu by'ukuri nyuma y'uko ubonye ibaruwa ya mbere ikubwira ko wabaye selected muri green card lottery. Iyi ni ibaruwa ya kabiri baguha. Irimo amalinki rero atandukanye, niyo nshaka ko tuvuganaho cyane. Ntabwo njya muri content y'ibaruwa, ndashaka ko twinjira muri ano malinki tukareba icyo agize gute, icyo avuze. So link ya mbere ni iyi ngiyi bakubwira hano muri body y'ibaruwa, bakakubwira ngo please follow all of the instructions provided at, kuri iyi link to prepare for your interview.
Iyi link ya mbere baguha ni link bakubwira ngo yinjireho kugira ngo umenye uko utegura interview yawe cyangwa se ibibazo. So iyi ngiyi reka tuyifungure ngo ndabasharinga bwa kabiri. Iyo ni iya mbere turi burebeho, nayifunguye ntabwo ndabasharinga screen iriho browse. Indi link ya kabiri bayiguha munsi, bakakubwira ngo the interviewing office. Donc aha ngaha baba bagusobanurira, hano hari ibindi biri hejuru nasomye, wenda reka mbisome. Barakubwira ngo the Kentucky Consular Center has completed the processing of your case and forwarded it to the interviewing office. Further inquiries should be addressed to. Aha ngaha baba bakubwira ngo KCC yamaze guprocesinga case yawe, ni ukuvuga ngo wujuje DS 660 barayiprocesinga birarangira. Aha bakubwiye yuko bo basoje ibyabo, hanyuma dosiye yawe bayoherereje ofisi izagukoresha iki interview. Bakakubwira ngo kuri inquiries cyangwa se ku bindi bibazo wagira, ikintu washaka kubaza wakibaza kuri zino adresse zikurikira. Bakubwira ngo the interviewing office when communicating with the embassy cyangwa se consulate always refer to your name and case number exactly as they appear below. Contact information for the consular section in Kigali can be found on. Ahangaha ngewe nuko yari ambasade of course ya Kigali. Ahangaha baguhamo link ijyanye na ambasade, ahantu waca ushakira amakuru ajyanye na ambasade boherejemo dosiye yawe izagukoresha interview. Iyi link nayo reka tuyifungure. So izi link zose turagenda tureba ikintu ziproviding. Bakanakubwira ariko ngo inquiry yose cyangwa se uburyo wakwandika ushaka gucommunicatinga kuri embassy yawe cyangwa consulate, ushaka kubamenyesha ikintu icyo ari cyo cyose, ugomba kujya always cyangwa buri gihe wandika amazina yawe na case number nk'uko bigaragara aho hasi baba babiguhaye. Ntabwo ari ngombwa ko ibi tubijyamo cyane. Reka twigiye ku ma link. Indi link baguha hano ni iri hasi ivuga kuri guide for new immigrants. Iri very important cyane nayo, reka tuyifungure. Yes, iyi ngiyi ni itanga amakuru ku muntu uje muri Amerika bwa mbere ari mushyashya, sibyo? Izo nizo link tugiye kurebaho, reka nazo nze ziba sharing. Noneho turebe imwe kuri imwe. Hariya n'abasharinze leta. So right now reka mbasharinge za link noneho. Link kugira ngo tuziganireho. So guys, za link rero ni izi ngizi. Za link ni izi ngizi uko ari eshatu. Link ya mbere ni ya yindi twabonye, ihita ikudirectinga kuri iyi page. Iyi page ni ijyanye na US visas, n'ubundi ifungukira muri ya travel.state.gov cyangwa se ya website n'ubundi tukunda gukuraho amakuru ajyanye na visa. Ariko ahangaha bahita bakudirectinga neza kuri diversity visa. Iyi green card mubimenye neza, aya terms mugomba kujya muyamenya. Green card, rotary visa cyangwa se green card kuri
donc DV Rotary yitwa Diversity Visa Program. Ahangaha niyo nyito yayo. So ntibizagukonfuzinge rero ngo wibaze uti se ko batanditse green card, oya ni DV cyangwa se green card rotary. Ushobora gukoresha green card rotary cyangwa bagakoresha DV program ariyo yitwa Diversity Visa Program. So ahangaha rero kuri ya link bahita bakwereka steps zose uba ugomba gukurikiza muri iyi process ya Diversity Visa Program kugira ngo ubone visa. Step ya mbere ni ugusubmitinga entry, ni kwa kundi ukora application nyine ukohereza muri za ntangiriro mu kwa cumi. Step ya kabiri aba ari selection of applicants, ubwo nabwo baraselectinga, bamara guselectinga step ya gatatu aba ari ugutangaza ababaye selected. So iyo wabaye selected hakurikiraho icyitwa confirm your qualification, ubwo ubikonfamingira muri ureba nyine donc ubwo bo ni stage bakora, barakonfaminga bitewe n'amakuru wabahaye. Then step ya gatanu ni ya yindi yo kuzuza, donc kuri wo waba ari ukuzuza DS 260, ubwo ni gusubmitinga your immigrant visa and alien registration application, ni ya DS 260 ufayiringa cyangwa se ufilinga ukayisendinga. Step ya gatandatu ni submit supporting documents, ariko ahangaha biterwa na ambasade. Hari ambasade idasaba gusubmitinga amadokima, hari n'isaba kuyasubmitinga online. Iki gihe ahangaha iyo batagusabye kohereza dokima urazitegura cyane, nko muri ambasade ya Kigali kubo mu Rwanda, urugero dokima ntabwo submitinga urazitwaza muri interview. Step ya karindwi ni interview. Step ya munani umva n'ubundi still wageze muri interview, you have to prepare for the interview. Step ya cyenda applicant interview, ahangaha bakakwinterviewinga. Then step ya cumi ni nyuma ya interview ubonye visa cyangwa se visa utayibonye. So izi step zose, buri step hano njye ntabwo ndi buzinjiremo, ariko ushaka kwinjira muri step yari buri step ahangaha winjiramo, baguha amakuru ajyanye na buri step. Ahangaha ugasoma kuri submission entry no kubikorwa n'ibindi sibyo. So then buri step yose washaka kugira icyo uyimenyaho wagenda uyinjiramo, especially kuri wowe watsinze ukagenda umenya buri step ibyo bayivuga, uretse ko mba naranabibabwiye mu biganiro, ariko nawe ushaka nko kwiyibutsa cyangwa hari nk'icyo wisobwe cyangwa ushaka kumenyamo, ko njye ntabwo mvuga ibintu byose, ngiye mvuga iby'ingenzi, ariko ushaka kumenya ibintu byose waza hano ukabisoma, barabiprovidinga. Iyo niyo link ya mbere rero baguha, ni ikudirectinga kuri US visas, ariko specifically kuri porogaramu ya Diversity Visa Program ariyo ijyanye na Green Card Rotary. Ahangaha amakuru yose barayatanga. So link ya kabiri twafunguye ni iyi ngiyi ikwereka ambasade cyangwa ahantu hasa. Ni ukuvuga ngo ukibona second notification date, ikintu cya mbere ugomba gusacinga, nimba n'iriya link wenda ushaka kuyijyaho arona, ariko iyo winjiyemo ihita ikudirectinga kuri ino page y'amambasade yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isi. Ahangaha urayabona. Mu gihe byanze uzajye muri browse yawe wandikemo ngo usembassy.gov, uko byanditse uzahita ubona iyi page. Iyi page imeze uku nguku, kandi uzacekinge urebe ko imeze uku
azaba directed ku bandi bantu b'abasikama bashobora kuba bakwibara amakuru yawe bakayakoresha ibindi utazi, cyangwa se bakagushuka. Hari abantu biba abantu muri iyi process, ngira ngo narabibasobanuriye. So iyo ugeze aha ngaha rero usacinga ambasade yo mu gihugu cyawe. Aha haba hariho ibihugu byose ambasade zirimo, cyangwa se ibihugu byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitemo ambasade. Ntabwo byose rero ndi bigiyemo, aha ni by letters. Nimba igihugu cyari gitangirwa na A, klika hano kuri A. Nimba ari B, klika kuri B. Nuko bitewe n'inyuguti ibanziriza izina ry'igihugu cyawe. Urugero, nimba ari u Rwanda, u Rwanda rutangirwa n'iyi R. Ukandaho hahita hazamuka ibihugu bitangirwa na R, ambasade birimo ambasade z'Abanyamerika cyangwa Abanyamerika bafitemo ambasade. Bayifite muri Republic of Congo, muri Romania, Russia n'u Rwanda. U Rwanda nimba ari rwo ushaka kureba, kora double click, kinjira. Iyo winjiyeho ahangaha bahita bakwereka mapu ya ambasade y'Abanyamerika mu Rwanda aho iherereye, bakaguha aderese yayo. Ushobora kuba utazi ahantu iherereye, so ni ibintu by'ingenzi. Abana bahita baguha aderese, iherereye aha ku 20,657 Avenue de la Gendarmerie, Kacyiru. Ahangaha niho iherereye rwose. Ku bantu bazi hari ahahoze gare ya Kacyiru, iyo ugiye kugera muri kariya karompwe, donc kariya karompwe bakatiramo bazenguruka bajya hahandi hahoze gare, ubu yarahavuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo niho hari ambasade y'Abanyamerika. Iri ahantu hagaragara, hari ibirango, hari n'amadarapo, biba binanditseho. PO box yabo ni iyi ngiyi, telefone ni iyi ngiyi, ariko iyi telefone ntabwo ariyo uhamagara buri kanya, uhamagara ubaza ibintu ibyo ari byo byose, sibyo? Kuba hari muri iriya baruwa banakubwira yuko ntabwo inquiries cyangwa ibibazo bijyanye na visa babisubiriza kuri telefone, bandikira kuri email, sibyo? Narayibahaye, cyangwa se utayibuka wanyandikira nkayiguha, sibyo? Yes. Ikindi, ushobora kuba ushaka kumenya amakuru arambuye kuri ambasade y'Abanyamerika. Hano nabahaye urugero kuri ambasade y'Abanyamerika iri mu Rwanda, iherereye i Kigali ku Kacyiru. Ushaka kumenya detaye nyinshi, ukirika hano hantu buri handitse ngo US Embassy in Kigali, kora double click, hahita haza iyi paji. Iyi paje iguha amakuru yose ajyanye na ambasade y'Abanyamerika iri i Kigali. Hano bakubwira mission, bakakubwira like ibi byose we ntabwo bikeneye, mission statement, whatever n'ibindi, kugira next. Ariko tuvuga urugero, ushaka kumenya ku makuru ajyanye n'ibya visa, winjirira ahangaha. Iyo upointinze curseur yawe hano, bakwereka ko serivisi batanga zijyanye na visa. Batanga serivisi zijyanye na migrant visas, bagatanga immigrant visas na travel and tourism in the USA. Wowe rero uhita ujya hano kuri immigrant visa, igihe uri uwa green card, kuko narabibasobanuye ko green card cyangwa diversity visa ni immigrant visas, right? So ahangaha kuri non-immigrant visas ni visa zo kwiga, visa z'akazi mu gihe cy'igihe gitoya. Ni ahangaha warebera ibyo bishaka. Kuri immigrant visas hano barasobanura ko ari for foreign citizens who want to live permanently in United States. Bivuze iki? Ni uko iyo ubonye green card uba ugiye kuba, cyangwa se
gutura permanently cyangwa mu buryo buhoraho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So reka twigire aha rero turebe uza hano kuri read more, ugakora double click, hanyuma ugasoma ibijyanye na immigrant visa kuri ambasade yawe. Ni urugero rw'imwe mbahaye, no kuri buri yindi ambasade bitewe n'aho uherereye ni uko bigenda. Aha bagutangiza iyi message bakakubwira ngo if you have been notified that your immigrant visa, IV ni immigrant visa mu mpine, diversity visa cyangwa DV nyine, cyangwa fiance visa ariyo yitwa K or visa 9293 is ready for scheduling. Please follow the instructions to create an account. Ahangaha twe turi kwirebera ku bijyanye na diversity visa. Kwa ngo nimba aha barakubwiye ngo nimba warabaye notified cyangwa se tuvuge warabonye second notification letter yuko donc ugomba kwitegura cyangwa kuba ready yo kujya muri interview. Ikintu ugomba gukurikizaho ni ukuza ahangaha online ukaregistaringa appointment yawe. Aha ni ahantu h'ingenzi nashakaga ko tugera. Kuvuga ngo nimba waramaze kubona appointment letter, iriya tueneri of course ni nka appointment letter igutumira muri interview, kuko baba bakubwira igihe uzakorera interview, narabibabwiye, bakubwira ahantu uzakorera hariho, bakubwira isaha n'iki. Ahangaha ambasade zigiye zitandukanye. Hari ambasade itagusaba gukora appointment registration online, hari n'iyibisaba. Ambasade rero ya Kigali irabisaba. So ambasade y'igihugu utuyemo nimba isaba ko ukora appointment registration online cyangwa se uregistaring usaba appointment online nubwo wabonye appointment letter cyangwa se ya tueneri, ibi nabyo uba ugomba kugira gute kubikora, sibyo? Igihe iwanyu ambasade y'igihugu cyawe itabisaba cyangwa se iri mu gihugu cyawe itabisaba ntubikora. So uza ahangaha rero, hano urabona ahantu hari akalinki ka blue, niho ukirika kugira ngo ucreating account yo gukora appointment registration. Akoze utayinjiramo, dukomeze dusome no hirya, barakubwira ngo you can direct all questions to the immigrant visa cyangwa IV unit at. Iyi ni ya email nababwira, kugira ngo ibibazo byose ushobora kugira ubandikira abazakoresha ambasade y'Abanyamerika yo mu Rwanda. Iyi niyo email iri officiel yemewe ya Leta Zunze Ubumwe, donc ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda i Kigali. Iyi niyo email yabo bakoresha. Kuvuga ngo ikintu ushobora kubandikira, wabandikira kuri iyi email, nabyo bashatse kukwandikira ni iyi email bakwandikira. Bakwandikira ryari? Hari igihe udakora ya appointment registration, bo hari igihe bakwandikira, nigeze kubibabwira. So nubona rero email ivuye ahanga, donc email ya IV cyangwa se immigrant visa IV n'ikivuga IV kigali@state.gov, uzamenye ko ari email iri correct, atari y'abaskama. Proceeding nta kindi baba bakubwira ngo creating account. Hari na form bakohererezaho, narayiberetse ya form y'umuhost, ndetse nayikozeho n'ikiganiro mbereka iyo form wuzuza y'umuhost. Nayo umuntu utabisobanukirwa neza kuyuzuza yanyaprocinga agira gute nkamufasha kuyuzuza. So kuri telefone ahangaha barabivuga ngo please note that the consular section does not discuss visa questions over the phone. Kugira ngo murabyumvishe, ntabwo ishu za visa hano
bazijya bazivuga kuri telefone, urabandikira kuri email bibe clear. Nihagira umuntu uguhamagara uzamenye ko ari umusikamu. So ntabwo rero ndi busome ibi bintu byose. Nawe ukeneye kubisoma wajya kuri ambasade, ku rubuga rwa ambasade y'Abanyamerika mu gihugu cyawe ugasoma. Haba hariho ibintu byinshi bitandukanye wasoma, ariko iby'ingenzi ni ibi ngibi. Ariko reka twinjire hahandi handitse here, right? Sorry, ibintu biri kundistabinga. Yes, so uraza ugakoraho double click, ihita ikudirectinga ahangaha. Uvuga ngo aha niho unyura ucreatinga account yawe, nyine nk'umuntu uzajya muri interview n'abantu memba bawe muzajyana. Nimba ari wowe wenyine uzuza ibijyanye nawe wenyine, nimba muri babiri uzuza ibijyanye n'abantu babiri. Abantu bose uzajyana nabo muri interview ugomba kumakinga sure ko hano wabujujemo umaze gucreatinga account. Ni amazina yabo, ni imyirondoro yabo kubaza, ni amazina, ni amatariki y'amavuko, ni ibyo, nta bindi bintu byinshi, na case number yawe. Sibyo gusa, izi information batanga aha zose uba ugomba kuzisoma. Njye ntabwo mbijyamo byose, ariko wowe kubera yuko ukeneye amakuru menshi ugomba kwinjira kuri buri link. Izi zose ni link. Aha kuri iyi link ya mbere ni important announcement on waivers on the interview requirement for certain immigrant visas. Ariko ibi ntibinakureba kuko wowe ni immigrant visa. Aha ya kabiri ni important information about the validity of your visa fee. Bijyanye na za visa fee, ahangaha wajyaho ukabireba. Ahakurikiyeho ni important information about the privacy and the security of your account on website. Ahangaha ni ingenzi naho kujyaho ugasoma ibijyanye n'uburyo bwa privacy na security, cyangwa se n'umutekano n'ibanga rijyanye no gucreating account yawe. Nuko amakuru ubahaye nta wundi muntu ushobora kuyaccessinga, kandi nabo bayakoresha muri visa process. Nibyo baba bagusobanura. Hakurikiyeho ni kuri COVID-19 vaccination and travel to United States. Ibi nabyo urabikeneye. Hakurikiyeho ni non-immigrant visa processing fees. Ibi ngibi ntibikureba. So n'ibindi hano haba hariho amalink menshi agiye afite amakuru. Uri interested ujya kuri buri link ugasoma. Ndashaka kubereka ko creatinga account, urakomeza ukamanuka ukagera ahari ipaje y'icyatsi yanditseho ngo Rwanda official US Department of State Visa Appointment Service. Nuko ibimeze iyi Kigali. Nubona indi itari iyi ngiyi, uzamenye ko uri kuri website itari iyo. So uramanuka rero ukaza ahanditse ngo register, ugakandaho ugakora registration. Iyo ushaka amakuru ajyanye na visa ukanda ahangaha nabwo urayabona. Sibyo? So reka twebwe rero tujye kuri register cyangwa se kuregistaringa appointment. Klikaho, hagaruka za information n'ubundi ugakomeza ukamanuka hasi bahita bakubwira ngo please select the condition that applies to you. Kuko haba hari condition nyinshi, ntabwo aba ari visa imwe. Ahangaha bakorera appointment registration. So wowe rero bitamo condition iri applied kuri wowe, cyangwa se aho ugiye creatingira account ni ku buhe bwoko bwa visa. So urasoma rero, soma hose. Ahabanza barakubwira ngo haravuga ngo I have received a consular interview appointment date from National Visa Center NVC cyangwa se Kentucky Consular Center or the consular section and have been instructed to register my appointment on no site. Wowe ahakureba ni hano hambere ku muntu wa green card, kuko
wakiriye iki interview appointment date iri kuri ya 2NA cyangwa se second notification letter. So ibi byo hasi bindi nabyo ni ibijyanye na za fiance cyangwa spouse na child visa appointment n'ibindi buri wese waba akeneye gusoma yabisoma, njyewe ntabwo mbisoma byose. So wowe rero ko ari aha hambere urahakosha gutya hakaba icyatsi, then ukajya hano kuri continue ugakomeza. So iyo ukomeje ahangaha n'ubundi hagaruka ya page still, ariko ugakomeza ukamanuka hano hasi kuri sign up. So kuri sign up rero ahangaha uba ugiye gukora iki? Creatinga account. So uburyo rero ahangaha ushyiramo given name. Hano baguhaye urugero rwa Joanna Miguel, ni urugero rwa given name. Hano aha hantu hariho utu tuntu dutukura, utu tuntu haba hari mandatory, utahujuje ntiwakomeza. So ushyiraho given name rero, ugashyiraho surname, ugashyiramo email yawe. Ahangaha email ukoresha ni ya yindi wakoresheje ukora application, ni email watanze muri BS260, ntabwo ushyiramo ama email atandukanye. Aha ugakonfaminga email yawe ukayemeza, ubwo iyo wanditse aha hejuru niyo wandika hasi bisa. Aha ugashyiramo password uzajya ukoresha kuri account yawe. Ikindi uba ugomba gucreatinga password iri strong. Ukuvuga ngo password iri strong ni password irimo inyuguti nkuru, ushobora gushyiramo inyuguti nkuru imwe, ugashyiramo n'ama special character nka arobase, agatangaro cyangwa akabazo, n'izindi special character ushobora kuba wagira gute wakoresha kugira ngo inuza password yawe ibe strong. So uyuzuzamo hano ukayikonfaminga hano hasi, ukongera ukayandikamo, then warangiza ushobora gukenera gusoma terms of services cyangwa se uburyo ki iyi konti yawe ikoreshwa cyangwa amakuru utangaho icyo akoreshwa, waviewinga ahangaha ukabireba. So ibyo iyo ubirangije, so ahangaha mbikritseho ni ibingibi bakubwira general agreement, deliver of message, acceptance of mandatory for purchase fees, donc n'ibindi ukeneye kubisoma wabijyaho ukabisoma, ariko njyewe ntabwo mbijyamo byose. So ahangaha iyo urangije uhita ukosha hano ko wemera nyine terms and conditions, sibyo? Aha bakakubaza mobile country code yawe, urugero nko mu Rwanda ni +250 cyangwa guteranya 250, sibyo? U Rwanda rukwapi nkuru. Hanyuma hano ukandikamo nimero yawe ya telefone, sibyo? Ukandikamo nimero yawe ya telefone yo mu gihugu cyawe of course, sibyo? Kuko ubwo nimba ari mu Rwanda ni 78 cyangwa 79, ibintu nk'ibyo ngibyo. Then ahangaha ukemeza ukavuga ngo I have read and understood the privacy policy and terms of use. Terms of use nazo ushaka kubanza kuzisoma, klikaho ukagenda ukazisoma, kakubwira uburyo cy'amakuru utanze, icyo akoreshwa, whatever, potential information, notification of changes, terms of use n'ibiki. Then wakumva nta kibazo ukaza ukaklika ahangaha ko wemera, hanyuma ugaklika ahanditse ngo create account. Icyo gihe ahangaha iyo umaze gucreatinga account bahita njye ntabwo na creating account kubera yuko ntabwo ngiye gusaba migrant visa, njye nabereka uko bikorwa, ariko iyo birangiye wujuje ziriya information ugacreating account, ibirangiye noneho ujya kuri
kuri login, ugashyiramo email yawe na password, ukinjira muri akawunti yawe. Wamara kwinjiramo baguha page y'ahantu wuzuza information zijyanye nawe, ukuzuza amazina yawe, ukuzuza case number yawe, ukuzuza n'ibindi bagenda bakubaza, ukuzuza noneho n'abandi bantu, nimba hari abandi bantu muzajyana muri iyo interview, ukagenda ubyuzuza usevinga muri akawunti yawe. Ubwo baba babonye amakuru yawe, kuko iyi akawunti nabo barayakisesinga, kandi nawe ushobora kwinjiramo ukagira amakuru ugira gute urebaho. So guys, rero ni ibijyanye na linki z'ingenzi zikoreshwa nashakaga kubereka. Ndatekereza ari ibintu by'ingenzi kuba mberetse zino link ndetse n'amakuru zitanga, ariko cyane cyane ku bijyanye no gucreatinga akawunti, especially ku bantu bari mu bihugu birimo ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba ko nimba warabonye TNL ugomba gucreatinga akawunti ugashyiramo information basaba, wahita ubikora byihuta ugakuretinga akawunti nimba warabonye TNL cyangwa wabonye second notification letter. Ku batabisabwa ntabwo ari ngombwa ubwo kubikora. Ni ayo makuru nagira ngo mbahe rero. Ndatekereza ikiganiro cyagenze neza, reka nsoze mbabwira ngo nanone mukore subscribe, mukore share z'ibiganiro kugira ngo abantu bakurikire urubuga ari benshi cyane, kugira ngo aya makuru atabacika. Kongera ngo murabizi ko amakuru niyo ayoboye isi, udafite amakuru nta kintu waba ufite. Imitungo yose waba ufite, ubumenyi waba ufite, ubwenge waba ufite, nta makuru ufite nta kintu uba ufite. Niyo mpamvu rero mba mbasaba ngo sangiza bagenzi bawe amakuru. Amakuru nibwo butunzi, amakuru ni byose. Hatazagira umuntu ugira ikibazo muri zino process za green card kubera ko atabonye amakuru, kandi nyamara bari gushyira link kuri WhatsApp yawe status, umuntu akaba yakwinjira akabona amakuru. Bari gusharinga ikiganiro link kuri Facebook account yawe, hakagira umuntu byafasha, niyo yaba umwe niyo yaba ari babiri, abantu bagukurikira. Ibyo byose ntabwo habura abakoze iyi diversity visa. So musharinge rero ibiganiro, mukore like, mukore comment ku kibazo icyo ari cyo cyose wumva ushaka kubaza, ujye muri comment wandikemo. So kadusoreza ahangaha rero. Mbifurije ibyiza, mbifurije amahoro, mbifurije imigisha myinshi, mbifurije guhaha mukaronka, ibintu byose muzajya muramburaho ibiganza byanyu, bijye biba iby'umugisha, mujye mubiboneramo umugisha. Muri abantu b'agaciro kandi Imana iduhane umugisha. Ciao ciao.